intege nyimbwira ngo nundeka ndaseba, nundeka ndapfa, ariko ndagushimye ku uyu munsi wo ku cyumweru. Ndashimye Imana. Numvishe nicaye mu twa twicaranye babyumvishe, numvaga ari nk'ikintu cy'icyuka kiri gusohoka. Umutima uramubwira ngo vuza induru, umuntu waguseka hano yagukiza. Umuntu uyu niwumva uri kuvuza induru hari ikintu yakumarira hano. Ndavuza induru, ndavuza ndagushimye. Imana yanyujije agahinda. Oya, ntabwo ari bya bindi muvuga ngo depression, mushaka bavuge mu gifaransa. Imana yanyujije ibisebe, ibisebe, ibisebe. Jesus. Mami, ejo bundi mwarasenze, nari ndi mu rugo. Imana irambwira ngo ngiye kuba Imana ku bantu banyemera nk'Imana. Nimuzongere kuvuga ngo barabavuga, nimuzongere kuvuga ngo babita amazina ngo mukoreshe. Mureke Imana ibe Imana kuri twebwe twayizeye. Nari ndi gusenga, umwana wanjye arambwira, yarasinze iruhande rwanjye, arambwira ngo mama, ngo Imana irambwira ngo ndi kumwe nawe. Haleluya. Kandi ntabwo umwana arambwira ngo yarasinziriye igihe twa turi gusenga, uvuze ngo dufatane ejo bundi. Yarasinzira aranje ahita abyuka arambwira ngo mami, ngo Imana yavuze ngo ndi kumwe nawe. Ndavuga ngo Imana iravuze, ubuzima Imana wayumvisha gute? Haleluya. Umwana yarasinziriye uruhande rwanjye ndi gusenga ukurikiye online. Yego. Ahita arabyuka arakubwira ngo Imana iravuze. Ubona atarashishana n'ibitotsi, arambwira ngo Imana irambwiye ngo ndi kumwe nawe. Haleluya. Ese kuba twicaye hano hari ibiryo bari gutanga hano, nimutekereze kuba ari hanze. Hari umuntu ari kuzankiza, hari uhari. Hari umuntu ari kuzagutabara, ari kuzagukiza indwara, hari uhari. Mureke Imana ibe Imana yacu. Jesus. Mami, hari abantu bari hanze. Umuntu yavuze ubuhamya hano nicaye mu rugo ntaraza, aravuga ngo wowe ngo uhora uzamura kuri TikTok ukagwa kuri Grace umugagwa uri guhamagarwa. Nuko yampamagaye uwo muntu ari kuvuga. Hari ikindi ndabahamagaye, muze turuhuke, muze. Mami, nanywaga inzoga, nakunda inzoga, iba inshuti yanjye ikajya imbwira ati wowe uri umukobwa mwiza, kandi nkajya mbeshya n'abantu bari aho nkavuga ati baranababonsa. Nkapfa kubona umuntu ubyibushye nkamubwira ati uriya ari kundinda, uriya no kwa papa waheye, kubera ko iri kumbeshya ikambwira ngo wowe umeze neza ntameze neza. Haleluya. Ariko nabonye karuhura. Haleluya. Ndashimye Imana. Mami, nagusaba ikintu kimwe. Haleluya. Nagusaba ikintu kimwe. Iyi si imyaka yose maze yaranduhije pe. Ntacyo ndicyo, ntacyo nazina. Bura tugiye gutekereza nta kategori nimwe ndimo. Haleluya. Nayo ariko Imana yanyijije ndi hariya. Haleluya. Shimye Imana ku bintu igiye gukora. Ubu ngubu ndi gushima Imana ku bintu igiye kunkorera. Ubu ngubu. Haleluya. Ndi gushima Imana ku bintu ngiye gusohoka nkabona. Nzagaruka ndundi muntu. Haleluya. Nashaka kugusaba ikintu nkahita ndekera. Imana rero mu bintu byose yampaye akantu k'akajwi kari aho ngaho, nibwo butunzi yampaye. None narazengurutse ahantu hose, nabuze ahantu ndirimba. Kubera ko hari igihe wumva uri busanga umuntu akagusomamo ibindi bintu, ndetse n'ubuhamya bwacu bwahashize abenshi batwita shitani. Haleluya. Kuko umuntu uramubwira ati naranyweye inzoga, naciye hariya, ya shusho yo kugufata nk'umwana bikaba birangiye akajya gufata nk'ikintu. Haleluya. None ko njya mbona abantu bari kuririmba ari bakeya, mwanyereye akazi. Ntago njye natuma buzura hariya, wenda inifomu mba mbona bahindura iki, ariko Imana se yakijije agahinda ko mu mutima. Iyo ngiyo izanyuma inifomu nanjye nambaye neza nk'abandi hariya. Basi imbere y'Imana nzagira umurimo, ngira izina nanjye nitwa umuririmbyi wo mu buntu, mu cyumba cy'ubuntu. Bakwita nde? Nitwa Uwase Irene.
uwase Irene. Irene. Yego. Uri umukozi w'Imana Irene. Murakoze. Dushimiye Imana. Urimo urabyita ibisebe sibyo? Urabyita ibisebe kuko uzi ko byari ibisebe mu mutima, ukabaza ngo ninde wari kubikiza. Wararebye usanga nta n'umwe. Oya ndabizi ntago nta wabikiza. None ni Yesu gusa wabikijije. Ndi hariya. Umva gukozeho se, umva numvishe ngize ikintu cy'ikiniga, nyuma none numva ndi kuboroga, ndi gusa nk'ikintu cy'icyuka kiri gusohoka muri njyewe. Bwira ukwegereye ngo ni Yesu wenyine ukiza. Jesus alone that can heal. Uwo muntu mwicaranye ashobora kuba nawe asa neza nk'uko abivuze, yasaga neza, ariko ongera umubwire uti na bya bindi isaha yageze. Tell your neighbor the appointed time has come for even that case. Imana iguha umugisha mwinshi. God bless you. Yego. Hanyuma amateraniro narangira uze gusigara ubonane na Patrick na Aime baraza kukuganiriza sibyo? Imana iguha umugisha. Amen. Yego. Oh Jesus. Uretse gato, uretse guhundi muntu ninde ufite umwe gusa, ariko ufite indirimbo yumva tuyihuze basi imwe gusa. Ndumva nayishatse nayibuze. Dushimire Kristo kuko this is too much. Muhe mikro. Yesu niwe karura, Yesu ni byose kumufite, urushye we